reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo. Nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye. Biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe, cyangwa tugaseka ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iyo wakoreye Imana neza, reka mbabwire, kambahe challenge ntoya. Iyo wabibye amasaka usarura amasaka, iyo wabibye amagambo usarura amagambo. Niko Paul yanditse, yaravuze ngo icyo ubibye nicyo usarura. Iyo uhinze ibijumba usarura ibijumba. Ntiwambwira ngo uzasarura amasaka ahantu wahinze ibijumba, ntumbwire ngo uzasarura ibirayi ahantu wahinze amateke. Icyo ubibye nicyo usarura, uko niko kuri. Bibiliya ni ibintu by'Imana, ni amahame. Nugendera mu mahame y'Imana, nugendera mu mahame y'Imana, reka nkubwire, niwiga cyane uzasarura ubumenyi. Nibiga cyane Bibiliya nta kintu itavuga ngo hahirwa umuntu ubibarira, ngo iyo ubibyurira usarura n'ibyishimo. Ntuza gusoma mu mubwiriza ijambo rivuga ngo nyanyagiza imbuto yawe hejuru y'amazi, ngo kuko iminsi nishira ngo uzasarura, kuko iminsi iragenda ikarundarunda bya bintu, Imana ikaguha agaciro. Icyo ubibye n'icyo usarura. Niba ufite gahunda yo kubiba amagambo uzasarura ibyo. Niba ufite gahunda yo kubiba ubusambanyi uzasarura ingaruka z'ubusambanyi. Niba ufite gahunda yo kubiba inzoga uzasarura ibyo. Niba ufite gahunda yo guteranya abantu nibyo uzasarura. Niba ufite gahunda yo gukorera Imana uzasarura umugisha. Niba ufite gahunda yo kubiba amafaranga uzasarura amafaranga. Icyo ubibye nicyo usarura, uko niko kuri. Ufite iyihe gahunda? Uyu munsi ko nakubwiye ngo akira inzu, ko nakubwiye ngo akira, wenda ushobora kuba bitakunejeje, ariko iyo ni password izakugeza kuri. Umunyarwanda we yaravuze ngo gira neza wigendere. Hari n'umuhanzi wabiririmbye hano mu Rwanda aravuga ngo gira neza wigendere, ngo kuko ineza uzayisanga imbere. Ndakubwiza ukuri, niba uri umurozi ukaburoga, niba usambana usambana, itegura ibivamo. Niba ufite gahunda yo gukorera Satani, itegura ibivamo. Ariko niba ufite gahunda yo gukorera Imana, nabwo itegura ibyiza bivamo. Imana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Nciye bugufi rero kugira ngo uyu mwanya ubane nanjye. Ikiganiro ngiye gutambutsa, ijambo ngiye gutambutsa ribe ijambo ryawe, ntiribe ijambo ryanjye, kugira ngo hatagira ibindi bintu birivangira. Hanyuma ibyo ngiye kuvuga ntaba ari ibyanjye, ahubwo bibe ibyawe. Ndagushimiye ko uri umwami mwiza, ndagushimiye ko bikoze mu izina ry'uwatomboye Yesu Kristo, amen. Munyemere dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cyo Kuva. Turasoma igice cya 23 duhereye ku murongo wa 25. Igice cya 23 dusome ku murongo wa 25. Haravuga ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri wowe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse, amen. Ndasubiramo, kandi muzakorera Uwiteka
Imana yanyu nayo izaha umugisha umunsi wawe, umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Amen. Ndifuza ko tuganira uyu mugoroba, ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana uyu mugoroba, ijambo Imana duhaye kugira ngo tuvuge kuri iyi radiyo 102.8. Abaduteze amatwi, ndifuza ko uyu munsi isengesho ndi busenge kandi riherekejwe n'ijambo uyu munsi riza gutanga impinduka ku buzima bwawe. Ndagira ngo mu magambo make uyu munsi tuze kuganira ku inyungu zo gukorera Imana. Hari igihe abantu babona tugenda cyangwa dukorera Imana bakabona turabaswa, cyangwa bakabona twabuze icyo dukora, bakabona ibintu byacu bisa naho bidafite gahunda. Ariko ni iyihe nyungu yo gukorera Imana? Ese Imana ibivugaho iki? Nshobora kutaza gukoresha amagambo menshi, nkaza kwibanda gusa muri iki gice cyo kuva igice cya 23. Aba n'Abisirayeli bavuye muri Egiputa bageze ku musozi witwa Seyiri, aho Imana yabahereye amategeko yose agize ya yandi 10 ndetse n'ayandi y'abatambyi n'abantu mu rusange, amategeko y'imibanire, amategeko yo gutamba, amategeko yo kubaha Imana, amategeko y'amaturo, amabwiriza yose basa n'abayakuye kuri uyu musozi. Ni ukuvuga ni igihe Imana yari yiyegereje abakozi bayo cyangwa abana bayo bavanye mu bunyage, ariko ibashyiriraho gahunda bazajya bagenderaho. Kuko gukorera Imana bisaba gahunda. Gukorera Imana bisaba kuba uri organize, kuba ufite gahunda udahuzagurika. Imana ishobora kuguhamagara uhuzagurika, ariko ikaguha imirongo ngenderwaho. Iyo uyitatiye bigira ingaruka, ariko kandi iyo ikomeje bigira umumaro. Byose reka mvuge ngo bigira ingaruka nziza cyangwa mbi. Kuko nusoma igice cya 28 mu gutegeka kwa kabiri, hari andi mategeko avuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka ukanamukorera, ngo iyi migisha yose zakuzaho, bikamanuka hepfo. Ariko bakakubwira ngo nutayumvira naho hari izindi ngaruka zitari nziza. Rero turaza kuvuga ngo hejuru yo gukorera Imana ni iyihe nyungu ihari? Ese gukorera Imana koko ni ukuyoba? Ese gukorera Imana ni ukuvangirwa? Ese gukorera Imana koko nta mugisha ubirimo? Ese koko gukorera Imana nta kintu cyiza kibirimo? Mbese gukorera Imana koko ni ukuba twabuze icyo dukora, cyangwa gukorera Imana harimo inyungu nyinshi? Imana ishimwe cyane. Hejuru yo gukorera Imana ni iki gihari? Erega turabizi neza ko hari abagiye bakorera Imana bakabona inyungu, bakabona ibyiza. Aha ushobora kwibaza ngo ubwo pasiteri buragiye hari yagiye kuvuga amaturo. Gukorera Imana si amaturo, gukorera Imana si ibya 10. Gukorera Imana ntabwo ari ya mirimo gusa yo mu rusengero. Buri nshingano yose ufite, buri mwanya wose ufite, nucunga umutekano neza mu nshingano Imana iguhaye, ukubaha abayobozi wawe, uzaba ukoreye Imana. Nuvura neza muri domene yawe, ukavura neza wumva ko uri gukorera abantu inshingano, utarangaye ngo basuzugure, uba uri gukorera Imana. Icyiciro cyose baba urimo ukagikora neza. Nuba ukora akazi ko mu rugo ukagakora neza, wubashye bashoboje utabasuzuguye ngo ukorere ijisho, buriya uzaba ukorera Imana neza. Aha ndabisanisha na Bibiliya, kuko nusoma mu nzandiko Paul yagiye yandikira mu cyiciro cyose. Yandikira abagore, yandikira abagabo, yandikira abakozi bo mu rugo, aribo Bibiliya yita ngo ni imbata. Muri icyo gihe cyabo babitaga ngo ni imbata. Igenda yandikira abana, yandikira abasirikare. Bibiliya nta muntu itavuga, yandikira n'abayobozi, igenda ivuga kuri buri wese, kuko ngo buri muntu wese n'icyiciro arimo. Iyo ukoze neza inshingano zawe ubukoreye Imana, kandi bigira inyungu nziza. Hari aho ugera ugasanga muri gahunda z'umuntu akora, ukibaza ko uyu muntu arimo akorera abantu, ahubwo se azi ko kuba yicaye hari ukubera abantu. Ugasanga biragucanze, ugasanga birakuyobeye, ukibaza se aba ni abantu bagenzi be yakira. Umuntu akaba yicaye mu ntebe ukagira ngo we yavukiye amezi 12, aba ari kwakira bavukira 3. Akabona Imana imutije iminsi, akagira ngo abo yakira bo si abantu. Ukibaza ko se nk'uyu muntu yumva amaherezo yarayaye. Ukibaza uyu muntu yakira gutya ni gute? Rero Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa. Reka twinjire mu ijambo neza nyirizina, aho twari turi muri introduction dusobanura wenda uko bimeze. Aba ni Abisirayeli Imana ibahamagaye bavanye mu buretwa. Irababwira ngo
ijambo navuze. Erega buriya iyo Imana igusohoreje isezerano ibigushyize mu nshingano, iyo Imana iguhamagaye automatically winjiye mu nshingano. Ushobora guhitabaza ngo ariko se ko nari pasiteri, nkaba nari umuririmbyi, nkaba nari meya, nkaba nari ariko buriya ufite inshingano zikureba, kuko ntubayeho nk'igiti. Ufite abantu bagukeneye, ufite abantu bakureberera, ufite ibintu ukwiriye kuzuza. Ahubwo ibaze ngo ariko ikintu Imana inshyiriyeho, ikintu Imana impamagariye, ese inshingano mfite ndazuzuza nk'uko bikwiriye? Buriya Imana ikiguhamagara cyangwa ukivuka ukimenya ubwenge, buriya ufite responsibility, ufite inshingano ukwiriye kuzuza. Imana iyo ikubwiye ngo mwana wanjye ndakuzi, ndagusobanukiwe, buriya menya ngo wamaze kwakira inshingano. Inshingano ya mbere niyo guhamya ko Kristo agira neza. Inshingano ya kabiri niyo kuvuga inkuru nziza y'agakiza y'aho uvuye, ukamenya n'ikiza cy'aho ugeze ukabirata. Niyo mpamvu umuntu umwe witwa Natanayeli ngo yabonye Yesu Kristo, ahita abwira mugenzi we, aramubwira ngo wa wundi abahanuzi bavuze, wa wundi ibitabo bivuga, wa wundi yerekwa ryagiye risohoraho, ngwino ujye kumureba yatujemo. Undi aramubwira ngo ariko si Nazareti yari kiza cyahaturuka. Undi aramubwira ngo kukubwira gusa ntabwo byagera imbaraga, ushobora kutabyumva, ariko ngwino ujye kwirebera. Ngo ahageze Yesu aramurondora, aramubwira ngo none se wari utangajwe nuko nkubwiye ngo igihe wari munsi y'igiti nakubonye? Uwo muntu aramubwira ngo yewe mbonye ko uyu muntu ari umwana w'Imana. Bivuze ngo Imana ikiguhamagara, ukimara kumenya ubwenge, ukimara kumenya ko ari Imana igushaka, umenya ngo wakiriye inshingano. Wakwibaza ngo ariko izi nshingano ahubwo nazikora gute? Imana ihamagara Mose, yamuhaye inshingano, yaramubwiye ngo nguhaye inshingano ngewe nk'Imana, mfasha ubumana bwanjye ndabuguhaye, mugize nk'Imana imbere y'ikibazo. Rimwe na rimwe hari igihe twibaza ngo Mose ubudahangarwa cyangwa ubushobozi ngo yarabupfanye. Ntabwo ari byo. Yesu yabisubiyemo igihe yaragiye kujya mu ijuru, niba nibuka neza muri Mariko 15:16 yaravuze ngo mbahaye ubutware. Izi ni inshingano, mbahaye ubutware mu isi no mu ijuru. Muzakandagira inzoka na sikorupiyo, muzarya icyica nacyo kizabatwara. Uyu ni umuntu wese amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi aravuga ngo muzarya icyica nacyo kizabatwara. Aravuga ngo muzarambura ibiganza ku barwayi bakiri. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo icyo muzasaba mwizeye mukagisaba muri mu isi, mu ijuru tuzagishyigikira. Mu ijuru icyo muzasaba ngo mufunge tuzagifunga, nimufungura tuzafungura. Ni ukuvuga ngo imbere y'ibintu runaka, za nshingano za Mose zamaze kutuzaho, za nshingano Yesu yarazikonfirimye. Aravuga ngo kandi muzakora ngewe n'ibyo ntakoze. Aha ni iki rero? Ukimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, hari inshingano ufite, ukwiye gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. na biza ndogidra, kuko ni ngombwa. Nusoma hari igihe i Samariya hateye inzara, hatera inzara. Uze gusoma mu Bami ba kabiri igice cya 7 ngo hatera inzara, baragota rwose, ngo inzara iraza ibamerera nabi, kugeza ubwo abantu bari batangiye kurya abana babo, kugeza ubwo abantu ngo bari batangiye kurya amahurunguru y'inuma, ngo abantu batangiye byashoberanye, ngo umwami arimo atembera, ngo abona inzara yisha abantu, abantu bagore barimo baraburana, ngo ejo twatetse umwana wanjye, none yanyimye umwana we ngo tumurye. Yari inzara yateye igihugu. Ngo umwami aravuga ngo Uwiteka atabarengeye ninde wabasha kubarengera? Ariko ageze imbere aribaza nk'umwami ati abaturage nsubije gutya, bari baneze ijambo ryiza, none mbigenze gute? Ngo amenya ko ibyo bintu Imana ibifite mu ruhare. Aravuga ngo nimunzanire umuhanuzi witwa Elisa azi, ngo nintamuhwanya n'ubuhanuzi bw'Imana ibimure ndetse bikabije. Hanyuma ngo Elisa abwira umwami, aravuga ngo kwirirwa muyigora, ejo nk'iki gihe ngo indengo y'Isamariya, indengo y'ifu Isamariya ku irembo ngo izagurwa shekeri imwe, ngo niya seyiri nuko bizagenda. Ngo hanyuma umuntu umwe, Mana we, utarizeraga, ngo umwami yegamiraga. Ngo n'abantu batizera ko Imana ikora, ko hari igihe tuvugira no kuri radiyo ukumva umuntu arihanukiye avuga ati abo ni babateka mitwe, abo ni reka mbabwire, mwihangane mvugira ijambo kandi ntawe ntunze urutoki. Buriya aba muri sectors zose, ahantu hose wajya, haba mu bakozi b'Imana, haba ahantu hose wajya, wenda reka mvuge mu bakozi b'Imana bwa aho icyiciro urimo cyishyiremo, buriya nta hantu uzasanga abantu batuzuza inshingano zabo neza. Kandi niba utujuje inshingano zawe neza, ukaba ukora ibintu kubera indamu, ukabikora kubera impamvu runaka, si n'abakozi b'Imana gusa, menya ngo uzabibazwa, menya ngo byanze bikunze iminsi niza uzabibazwa. Niba udakorera urugo rwawe neza, niba utubaha ababyeyi neza, uzabibazwa. Noneho ngo hari ababembe bari mu ijambo. Mu babembe kera bari inyuma y'umudugudu. Ubwo ndamusimbutse, hari umugabo wese avuga ati nubwo amadirishya y'ijuru yakinguka, ibyo bene ibyo ntibyaba. Ariko ngo hari ababembe, ngo inzara irabarya pe, inzara irabarya, bari batikoze nk'uko dupfuye, ariko muri bo biyumvamo ubutwari.
biyumvamo kugira ikintu bakora. Baravuga ngo nonaha rero reka duhite tugenda mu murwa ngo dusokemo tuvemo ngo tugende tujye aho abafilisitiya bagose. Bavuga ngo ni ugupfa na gupfa, niba twakira baraduha ibiryo, niba twica n'ubundi ni ugupfa na gupfa. Ariko ngo Imana itiza umurindi ibirenge byabo. Ngo abafilisitiya bumvishe ngo bumva ni ibihugu bitanu ngo bibateye, bose bariruka ngo basiga ibintu byose, basiga ubutunzi, basiga n'ibiryo, bose bariruka. Ngo ababembe bagezemo ngo basanga abafilisitiya birutse n'intwaro zimwe bagiye bazita ngo bararya. Ariko kandi ngo bagarukana inkuru nziza. Mana we, icyama Imana ikagukoresha ukagarukana inkuru nziza aho wasuzuguriwe. Icyama Imana ikagukoresha ukagarukana inkuru nziza aho wasuzuguriwe. None mu nshingano zabo ntago bariye ngo bibagirwa abandi, ahubwo baragose bati none ibi bintu ko tubibonye ni byiza ko twabiceceka se, ni byiza ko twakwibagirwa abandi. Ngo baraza bita kuri bagenzi babo, bya bindi umuhanuzi yavuze birasohora. Wa wundi wabihakanye ngo abantu bamwurirana kuko umwami yari yamuhaye uburenganzira, bamwuriranaho ngo arapfa, apfata biriya ariko yabirebesha amaso nk'uko umuhanuzi yavuze. Aha nari mvuze inshingano z'ababembe, nari mvuze gukorera Imana kw'ababembe kwatumye igihugu gikira. Abantu barekeraho kurya amarunguru, barekeraho kuryaho amatotoro y'inkoko, barekeraho kurya ibintu bidafite gahunda, barekeraho kurya abantu. Yari inzara iteye ubwoba. Rero mu nshingano ufite gukorera Imana, wasanga Imana igiye gukoresha ku muntu wari upfuye, wasanga hari inkuru nziza ugiye kuzana mu muryango, wasanga wibishira muri domaine runaka, byishireho uvuga ngo nanjye Imana yankoresha mu gukorera Imana. Aha nituvuga gukorera Imana ndabivuga mu buryo bwa religion, ndabivuga mu buryo bw'iyobokamana. Rero gukorera Imana biri mu nshingano nyinshi, kandi nukorera Imana utitotomba, niko Paul yandikiye Abafilipi, arabwira ngo mukore byose mutitotombana, ngo mutireme ibice, ngo kandi buri muntu wese avuga no kuri na mugenzi we. Nukora ibintu utitotomba, icyo ukoze cyose ukagikora utitotomba, ayo maturo uvuga ukayatanga utitotomba, nicyo cyacu mukagitanga utitotomba. Nahoze numva umukristo umwe numvishe mugaye, mwihangane bivuge gutya, ntago byari ngombwa ariko mwihangane mbivuge. Ajya kuri kamera aravuga ngo nsengera aha n'aha, ngo ariko ngo muri iyi minsi ngo nta mpamvu yo gukora ibi n'ibi. Bavuga ku bapasiteri ngo barahunitse ngo n'iki, ngo bagomba ahubwo kugufasha. Ibi dusanzwe tubikora, ariko ndibaza uyu muntu ibi navuze ubu yabitekerejeho? Nta gihe gihari. Paul yandikiye Timoteyo arabwira ngo ukwiye gukorera Imana mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ukwiye gukorera Imana mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ushobora kuba udafite amafaranga ariko ufite umwenda, afasha mugenzi wawe. Ushobora kuba udafite iyo myenda n'ibyose ariko ufite akanwa, humuriza mugenzi wawe. Reka nkubwire, igihe Saduraka, Meshaki na Abedenego bari babafashe, bakoreye Imana mu buryo bugari, bakoresheje umunwa kandi bakorera Imana. Baravuze ngo ntabwo turi bupfukamire igishushanyo. Hanyuma ngo umwami arabwira ati ariko se ni izihe mbaraga, ninde yabatumye? Nimwe mwabyitumye cyangwa ni n'undi muntu waboheje kugira ngo musuzugure imbere y'abantu? Baravuga ngo impamvu ngo nuko Imana twizeye, Imana dukorera, ngo niyo dukwiriye gupfukamira yonyine, apana ibishushanyo bibajwe. Ko yaravuze ngo ntimugapfukamira izindi mana, ngo ahubwo mujye mupfukamira Imana yanyu, imwe yakurokoye, imwe bakorera Imana mu buryo abantu bashobora gusuzuguramo cyangwa kudaha agaciro. Bakorera Imana kuko ndatekereza ko batari bo gusa bahamya Imana, ko Abayuda bari benshi ariko bamwe bari bemeye, abandi bihishe, abandi bananiwe kugaragaza kwizera kwabo. Njya mbyumva ngo abantu bajya mu bukwe cyangwa mu nama runaka, yabona abantu bakomeye akavuga ati gihe batariko wenda bategura ibintu runaka, abati rwose akaranirwa guhamya ko ari umurokore, akanywa kave, akanywa twato, ngo kugira ngo byibura nawe abe celebrate, agaragare ko nawe atari ari ku ruhande rwabo. Ibyo urabyishe. Banyuma Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo iyo Mana niyo turaguhamiriza, situgusuzuguye, ariko iki kintu washize aha kameme kirasebye Imana twizeye. Ngo azabiranwa n'uburakari, aravuga ngo byibura nimumva amababura muze gukora akamenyetso. Aravuga ngo mwami ntago twagusubiza ijambo na rimwe, ahubwo no gupfa turabyemera. Imana twizera ishoboye kudukiza, ariko kandi ishobora kutabyemera ikemera ko tujya mu muriro. Baravuga ngo ishobora kudukiza ariko naho itadukiza ntago turi bwemere gupfukamira kira gishushanyo. Narasesenguye maze imisi sesegura, nsanga wenda Imana ntiyari ifite na gahunda yo kuba yabakiza, ariko ijambo bavuze imbere y'umwami, bakarivuga imbere y'umuriro, bakarivuga imbere y'ibintu babona biri bubice, Imana ifata icyemezo cyo kubatabara. Kandi ntekereza ko atari bo bonyine bakize, kuko Imana yatumye izina ry'Imana ryamamara. Iryo jambo ryatumye izina rye ndetse n'umwami ubwe arimo ngo ntanze itegeko uyu munsi utazunamira Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo azatemagurwe, ngo ndetse n'urugo rwe
wongere uhinduke icyavu. Ushobora gukorera Imana mu buryo bw'akanwa, ushobora gukorera Imana mu buryo bw'ibimenyetso, ushobora gukorera Imana mu buryo bugaragara, ushobora gukorera Imana mu buryo bufatika, ukoresheje ubutunzi, ukoresheje rangaje, ukoresheje imiterere, ukoresheje ibintu bimwe na bimwe. Imbaraga z'Imana zikagarukira kandi zikarenga imbibi z'aho watekereza. Imana abantu bagusuzuguranye ikagaragarira aho ngaho. Witegereza kuzakora Imana ko watunze indege, witegereza kuzakora Imana ko watunze imodoka, ukuri kose wakora Imana. Ababembe twasomye bakoraga hehe? Nababwiye mu gice cya kabiri, mu Bami ba kabiri, mu gice cya 7. Hanyuma se bakoraga heko ntaho, ariko ibirenge gutinyuka gusa byatumye igihugu cyose gikira. Uyu munsi ntihongere kwisuzugura. Umurimo wawe muto gusa ushobora gutuma igihugu gikira. Kwizera kwawe guto gusa gushobora gutuma umuryango wawe ukira, gushobora gutuma nawe ukira, kandi nawe uzabyungukiramo. Rero Abisiraheli Imana irabazana ibavana mu gihugu cya Egiputa. Aha nta byiringiro bari bafite. We wakora uburetwa imyaka 30 ko baramaze imyaka 400 ari benshi, ariko bango bakora uburetwa imyaka 30 bakubitwa ku manywa na nijoro. Ubwabyo uyu ni umuruho. Umutwe uba foromate, umutwe uhinduka zero. Kuko niba ubyukira ku kiboko, ugatahira ku kiboko, ugakora udahembwa, ugakorera ku bitutsi, uriyisuzugurwa. Bari barenze ukwemera, bari bagowe, ariko ngo bagatahira ku nkoni. Umutwe wabona bari barize wahindutse foroma, uhinduka zero. Noneho ngo Imana isezeranira risohoza. Ubu hari igihe Imana ishobora gusohoza isezerano ariko ukarirya nabi, ukaryitwaramo nabi, kuko nta mirongo migari ufite. Ni ngombwa niba utegereza ko Imana igusoreza amasezerano, gira n'imirongo migari uzakorera mu Imana. Reka nguhishurirwa rero, igihe ufite iyerekwa rigari nande kostitara, igihe ufite iyerekwa rizima, igihe ufite ibitekerezo bizima, Imana ishyigikira iyerekwa rihari. Niba udafite intego yo gukorera Imana, niba utarimo kubitangira ubu muri duce ufite, mu bushobozi buce ufite, reka nkubwire ngo Imana ishobora kuzasohoza ibihwanye n'intera urimo. Rimwe na rimwe ukazarinda upfa utari warangiza iyo ntera yawe. Ndaguha urugero. Igihe Salomo yajyaga ku ngoma amaze gusimbura se, ntabwo yafashe imirongo migari yase ngo ahita yigenderaho, ahubwo ngo yarebye abantu agiye kuyobora, ari abantu agiye gukorera, abona abantu agiye kuyobora, bati ibi bintu sinzabishobora. Ahitamo ibintu bibiri. Yaravuze ngo umwami Dawidi ari we data, kugira ngo ashobore nuko yakoreye Imana, ndetse ngo arasenga, arabanza ajya muri arishive, arabanza ajya mu mirongo migari umwami yasize, ngo arabanza ajya muri action plans umwami yasize, ngo asanga harimo kubaka urusengero. Agira ibintu bibiri, aravuga ngo sinabyishoboza nubwo nize, ngo azamuka umusozi uruta iyindi yose kuba myiza. Ngo ageze hejuru abwira Imana ati kinzanya aha ni kimwe gusa, mu ubwenge bwo kuyobora aba bantu, kuko ubwenge bwanjye gusa ntibuhagije, ariko kandi nushyiramo n'ubwawe biraza kugenda neza. Ariko ashyiramo icya kabiri, aravuga ngo igituma nje ni ukugira ngo nzakorere imbaraga zawe, nzakorere ubwami bwawe, ndetse nzubahisha izina ryawe, nzashyire mu bikorwa umurimo mwiza data yari yarasize wo kugukorera. Aravuga ngo rwa rusengero data asize atujuje nzarwuzuza nuramuka umpaye kugukorera. Imana iramanuka imuha ubwenge, ngo abumutu iramubwira ngo kandi wasabye ubwenge, ariko si ubwenge gusa guhaye. Igitumye mbo guhana iki? Ufite intego nziza yo kunkorera. Icya mbere uzanyubakira urusengero, icya kabiri uzanyubahisha izina ryanjye rizakomeza kuzamuka. Imana yabwira ngo si ubwenge gusa nguhaye, nguhaye ubutunzi, ngo nta mwami wakubanjirije uzagira ubutunzi nk'ubwawe. Icya kabiri nguhaye ubwiza, nguhaye icyubahiro. Salomo aragenda arakomera kuko umugambi mwiza yari afite. Nuza gusoma Yesaya kandi igice cya 38 hari ijambo rivuga ngo umwami witwa Hezekiya ngo yararwaye yenda gupfa. Ngo Yesaya azavuga ati rero uraga ibyawe kubera ko upfuye. Ngo Hezekiya batereko se ko mpfuye nawe mfite imigambi myiza. Ahindukirira ivure, arimo ngo Uwiteka igitumye nje si uko ntinye gupfa, ahubwo nari mfite imihigo myiza. Mwami, sinzongera kubona abaririmbyi baririmba neza, sinzongera kubona urusengero rwawe rwiza. Ibi yaravuze ngo sinzongera gutera inkunga, sinzongera kugukorera. Wibuke mbere ibintu yari yarakoze, uze gusoma neza. Sinzongera kugukorera. Ngo Imana irigarura, ngo imwongere imyaka yo kurama. Kugira ngo Imana igushigikire ni ukugira ibitekerezo byiza. Uyu munsi nugira ibitekerezo byo kudakorera Imana, ukavuga ngo Mana numpa amafaranga nzajya Dubai ngiye kureba ko hameze, ibi ntibyubahisha Imana, nibyo kukunezeza gusa. Mana numpa amafaranga. Hari n'abantu basenga nabi, Mana mpa amafaranga kugira ngo abantu duturanye bamenye ko uri Imana. Urimo urasenga nabi, urimo uritega imitego, urimo uri kururira abadayimoni. Senga ubwira Imana ngo nyubahisha izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko nigutabara none se ntibizagaragara. Wikwiri gushyiramo abaturanyi, wikwiri gushyiramo abakurozi, wikwiri gushyiramo abakwanga, wikwiri gushyiramo abanyeshya. Umva uko Imana yabwiye Aburahamu, yarabwiye ngo umunsi nzagusubiza ikintu nkiyamye, inshingano ntaguhaye, ikintu nkiyamye hakiri kare. Ntuzagira umuntu uvuma, ntuzagira umuntu utuka, ntuzagira umuntu wifuriza inabi, kuko uzakuvuma njyewe nzamuvuma, uzakwifuriza inabi
nzayiguhinduriraho umugisha, ujye ureka kuvuma njye nzabakuvumira. Ariko kuki twikorera imisara, kuki twishyiraho amakara, kuki twishyiraho wowe mwaturiho umugisha vuga ngo Mana ntabara, dore ibitekerezo mfite, dore gahunda mfite, nzakubakira urusengero, nzafasha abakene, nzubaka umuhanda w'igihugu, bizagenda gutyo. Uvuge ngo Mana dore gahunda mfite n'iyi, Imana izagutera inkunga. Ariko nusenga uvuga ngo Mana ntabara kugira ngo bigende gutyo, iryo sengesho ryitwa iryo kwihenura, nta kimana izaguha, izakurekera kuri ako gahunga. Gira imigambi myiza. Hanyuma igihe ibonye Abisirayeli ngo ibintu barimo barahuzagurika, bavuye muri Egiputa, umutwe nta kintu kirimo, ndetse n'ibyo bagiyemo ni ukubona ibitangaza gusa bagatera haleluya. Imana irebye iravuga ati abantu nibagera i Kanani nta gahunda bafite. Ni byiza ko mbaha imirongo migari, ni byiza ko mbasubiriramo, ni byiza ko mbaha gutekereza, ngakangura ibitekerezo byabo. Hari igihe Imana ikureba igasanga niguha ya miliyoni usaba, igasanga niguha ya etaje usaba, kugusuhuza bizaba ikibazo. Ikohereza umukozi wayo witwa Pastor Eric, nkaza muri studio nkakubwira ngo nugera muri yanzu uzacumbikira abashyitsi. Hari abantu bahiga imihigo, bagahiga imihigo batatekereje bakiri mu butayu. Ariko ni ngombwa ko nza muri studio nkongera nkagusobanurira mu mubwiriza ijambo rivuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Akawuhigishwa n'agahinda, akawuhigishwa n'inzara, ariko yamara kugera i Kanani akibagirwa. Imana ntibeshwa, Imana ntiyibagirwa. Tekereza neza ibintu uri gutanga, n'ibyo uri guhiga niba uzabisohoza, ejo utazita usanga mu mutego. Niba uri mu butayu irinde guhiga ibikomeye, kuko ubutayu buriyibagiza burakuzindaza ku buryo wibagirwa. Irinde guhiga ibikomeye. Abenshi bakiri mu butayu kuko bo bari inshuti, basezerana amasezerano, bamara kugera i Kanani bakabipfa kuko bavuze ibintu kubera ubutayu n'inzara n'urukundo bakundana. Tekereza neza, ejo utazagira abantu upfa nabo mugeze i Kanani. Imana irebye isanga bazahiga imihigo idasohora, imihigo idasohora. Guhiga umuhigo n'uwihigure bitwa no kutawuhiga. Ubu hari abantu Imana idasubiza ko byananiye guhigura imihigo. Imana akaguha Imana ati Mana rero iyi nzu yanjye nuyishyura y'ubukode, nzajya imbere yawe ngushimire, ntange n'ituro ry'ishimwe. Imana ikayishyura. Kandi buri Imana izi ubwenge, Imana ikakwishyurira inzu wenda ikarenzaho na 5 kugira ngo ukure mu ishimwe uzajya kuyishimira. Bya 5 bigahita bihura n'inzara wari ufite, utera karaka nzaba nshima. Cyangwa uti Mwami Yesu ndagushimye, ngushimye mu mutima. Umuhigo wahize ntabwo wihiguye, ejo nihajya andi mezi 3 watakambika kwihorera. Mana nazize iki? Tekereza neza mu magambo wavuze. Mana nunkorera iki ngiki rwose bizagenda gutya. Hari nabo njya numva bahiga imihigo, mwihangane nitangeho urugero cyangwa no kubandi bashumba bagenzi banjye banyumve neza, kare si ukwishyira imbere. Umuntu akaza kuvuga ati Pastor nsengera, iki kintu n'igisubizwa nzakubwira, nzagushaka. Noneho hari nabo duhurira mu nzira nkamubaza se dukomeza dusenge cya kibazo kiracyahari. Ati Pastor nyine cyarakemutse nyine ugahita wigendera. Ariko ubutaha ukibaza ko se uyu muntu azagaruka imbere y'Imana gute? Uyu muntu azongera ko nugira umuhigo mwiza, nugira umugambi mwiza, banza utekereze neza niba ibyo urimo koko, niba intambara urimo atari wazikururiye. Kwa kabiri nabi babwiyeho ubushize, Imana irebye isanga Abisirayeli bazavuga amagambo menshi nibagera mu butayu. Mbere yuko batangira ubutayu bwa Parani, bwa Refidimu, n'ubutayu bwo kuzagera i Yerusalemu, irabanza banyuza ku musozi witwa Seyiri. Irabanza bahama amabwiriza ibaha imirongo migari. Irabwira ati igihugu mbajyana muri rero ni igihugu kizima, ni igihugu gisobanutse, ni igihugu kirimo amata n'ubuki, ni igihugu bisaba ko mugira gahunda, kuko ni igihugu giteye imbere, ni igihugu muzasangamo abantu bo batakubiswe, ni igihugu kirimo abantu bize. None bana banjye, aho kugira ngo muzavuge amagambo cyangwa mushwanireyo, nimwumve ukuntu ibintu bimeze nimugerayo. Kuko hano hari ijambo rivuga ngo andi mategeko mu gice cya 23 mu magambo y'umukara ijambo andi mategeko. Imana yabahaye amategeko yuko bazajya babana, amategeko y'imibanire, ariko aha yari amategeko yo kuyikorera, amategeko yo kuyikorera. Habanza amategeko y'imibanire, ariko hari amategeko yo kuyikorera. Ngo nimugerayo muzankorere, muzanyibuke, nimugerayo muzibutse imiryango yanyu ibitangaza nakoze, nimugerayo mw'abantu mwe ntimuzabe ibisambo, nimugerayo muzahana imigabane ingana, nimugerayo muzibuke ko ndi Uwiteka wabarindiye muri Egiputa, mwongera nkabarindira mu butayu imyaka 40. Nimugerayo dore imirongo mbahaye, muzakorera Uwiteka Imana yanyu munyumvire. Ikindi ntimuzankorere gusa, ahubwo muzanyubahisha imbere y'abanyamahanga. Ndabizi kuko mushobora kuzagerayo ibintu bikaba ibindi,
mukarengwa, mugasambana, ndabamenyesheje hakiri kare, muzanyubahisha imbere y'abanyamahanga, ntimuzifatanye n'abanyamahanga n'abanyabyaha, ntimuzandure imico itari iyanyu, ntimuzarye ngo muhage, nimurangize mwibagirwe izina ryanjye. Ikindi, muzankorere ko umwaka utashye ishireho imirongo migari, dore ndabashaka muri iyi minsi gutya, muzubahirize uyu munsi wanjye, muzakore gutya, muzazana amaturo y'ishimwe, muzazana y'umuganura, muzajye muhora imbere yanjye, ku munsi wa karindwi muruhuke, muze imbere yanjye kugira ngo munkorere, nanjye nzaha umugisha imbuto zo mu nda yanyu. Niko twasomye, nta muntu muri muzagumba. Reka mbabwire, gukorera Imana birimo inyungu, gukorera Imana birimo iterambere, gukorera Imana birimo umugisha. Uretse n'ibyo hariho ubugingo buhoraho. Mana umva nkubwire, ukiri ku isi dore ukuntu ibintu bimeze, niko Imana yivugiye, nimukorera Uwiteka Imana yanyu, siko dusomye, nimukorera Uwiteka Imana yacu mukankorera n'umutima wanyu wose, Imana izarinda ibyanyu, ngo Uwiteka nawe azabaha umugisha, uko bizagenda kose azabaha umugisha. Icya kabiri, azaha umugisha umutsima wanyu. Umutsima wanyu ni iki? Ni ukuvuga ngo ahantu hose ukura umugati, ahantu hose ukura inkamu zawe ziva, ahantu winjiriza, aho uzashora bizemera, aho ukorera bizemera, n'uzakurwanya Uwiteka azaba yashyize umugisha muri wowe, kandi imbaraga z'Imana zizabana nawe. Hanyuma ngo nta ngumba muri mwe izahaba. Buriya umuntu ashobora kuba ingumba si ukutabyara gusa, umuntu ashobora kuba ingumba ku kintu runaka, ukaba ingumba y'inoti ya 5 pe, ukaba utazi inoti ya 5, ukamara umwaka nta noti ya 5, ukamara umwaka utazi inoti ya 2. Haba n'abagira ingumba yo kuba inshuti, yo kugira inshuti. Ingumba neza ntugire inshuti, wagira ibyago ukabona umuntu uhamagara, ukabona n'uwutumira mu birori, ugatumira bubonye, kuko uri ingumba yo kutagira inshuti. Kandi wareba ugasanga nta kutagira. Ariko suzuma neza, ukorera Imana neza ubura inshuti. Koko buri ukorera Imana igusiga igikundiro. Iyo igusize igikundiro abantu barizana, abantu yakora turagukunda rwose, ufite amavuta y'Imana, urasa neza, usigaye urya ibiki, abantu barizana. Cunga neza niba atari impamvu yo gukorera Imana nawe. Rero hari igihe umuntu abingumba ku mafaranga pe, ugakora ukaberwa ahantu agiye. Cunga neza, suzuma neza, bigenze neza, kuko hari igihe ujya kubona ukabona umuntu ariho, hakabona arakora ntatera imbere, kumva yagiye no muri banki kuguza y'amafaranga yujije akamubera inyatsi. Ukibaza, uyu muntu uko tukazi gukora kwaza ubwenge byagenze gute? Wajya kure ugasanga za nshuti yari afite ejo uyu munsi zagiye, kandi atari impamvu zifatika. Ukabona zagiye, umuntu ugasanga arigunze, aho ugasanga yikondanya abantu. Nyamara nusuzuma neza urasanga wenda biva kuri wowe. Suzuma neza. Hari igihe umuntu aba n'ingumba wenda yo kutabyara, hari Imana yabigizemo uruhare, iyo usenze byose bivaho. Hari igihe umuntu abingumba umuryango ukamuvaho pe, umuryango uhari ariko akaba ingumba y'umuryango neza, umuryango we neza ukanguka neza. Wenda ari impamvu z'ibigeragezo cyangwa ari impamvu zo kudakorera Imana neza. Ijambo rivuze ngo nimukorera Uwiteka muzakorera Imana, muzakorera Imana. Nimukorera Imana nta ngumbi izaba muri mwe, nta ngumbi izaba muri, nta muntu muri muzagumba, nta muntu muri muzagumba. Ibintu byose bizagenda imbere. Hepfo haravuze ngo kandi nta numwe muri muzakura mwinda. Ibivuze iki mwisi y'umwuka? Biravuze ngo nta numwe muri muzahomba, uzashora wese azunguka, projet zawe ntizizafeiringa, ibintu byawe byose bizagenda, nta numwe uzakura mwinda. Yewe n'amatungo yawe azabyarira igihe, akazi kawe kazajya kagenda neza nukorera Imana neza, nugira gahunda nziza yo gukorera Imana neza, ibintu bizagenda neza. Salomo nusoma yarongoye abagore 1,000, ariko kubera ko atigeze yirengagiza Imana byatumye Imana itisubira ku masezerano. Yaragendaga akazana umugore, ariko mu rusengero hagahora abantu bahora baririmba. Asafu yagumyeho, korali papa we yasize yitwa Asafu, barabaririmbye 175 bahembwa bitwa Asafu, abashyiraho. Bahoraga baririmba ku manywa n'ijoro, bazamura indirimbo zo kunesha ku musozi witwa Siyoni i Yerusalemu. Ibintu byose papa we yasize, ndetse yubaha n'inzu agiye kubaka inzu y'Uwiteka, ngo nta nyundo yigeze ivugira ku cyubakwa. Akora ibintu bikomeye. Ibyo yabikoraga ariko ashyize n'umushinga w'Imana imbere. Hasi nkubwiye ngo genda ukora ibyaha ngo kugira ngo umere nka Salomo, oya, ahubwo gira umushinga mwiza, kuko umushinga mwiza wo gukorera Imana ni umushinga. Reka mbabwire, reka mbamenere ibanga. Muri iyi coronavirus hari abantu bakorera Imana tutakekaga.
ndabivuga mbihaga, hari abantu bakoreye Imana utatekerezaga. Niba mbeshya muze kureba nawe wisuzume, hari abantu bagukoreyeho Imana, hari abantu hari uburyo nawe wakoreye, hari abantu bakoreye Imana bazatanga ubuhamya nitwongera kugira amahirwe yo guterana, kuko bigiye kurangira duterana, muzumva hari abantu naratangaye. Umuntu akagomara akavuga ati ngewe sinshaka kwivuga, nifuje gusa gukorera Imana muri ubu buryo. Ibyambayeho inshuro imwe ebyiri nakavuga ati namukurikirana waje wambabare nkagusabira umugisha, ati wunsabira ariko sinkubwira amazina, ariko nifuje gukorera Imana muri ubu buryo, nifuje gukoreraho umugisha muri ubu buryo. Nkibaza aba bantu bene aba bantu bye, hari abantu bazi gukorera, hari abantu bafite umushinga mwiza wo gukorera Imana. Sijye cyonyine byabayeho, nabo twagendaga tuvuga ukibaza gute byagenze gute. Noneho bamwe batekerezaga ukababura, ahubwo abandi utatekerezaga. Niba bananyumva Imana bampera umugisha. Rero Imana bango nimukore, nta muntu muri muzagumba, nta numuzakura mwinda. None ahandaguhanuriye, niba ufite umushinga mwiza ukorera Imana, icyo gusa kiraguhesha perimi, kiraguhesha uburenganzira bw'uko ugiye gushora ukunguka. Aho uzashora bizunguka, aho uzakorera bizunguka. Imbaraga z'Imana zizabana nawe, ubutware bw'Imana buzabana nawe, icyubahiro cy'Imana kizabana nawe. Mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri yuko ibintu byose ugiye gukora bigiye kugenda neza. Kandi ijambo rya nyuma Yesu, ijambo rya nyuma muri iri jambo yavuze ngo iminsi yawe nzayongera, iminsi yawe kuzarama nzayirinda. Mana we ngo kuko nta numwe muri muzakenyuka. Abantu benshi barakenyuka, hari abantu batajya babyemera ngo uko niko Imana yabigenze. Kambabwira abantu benshi barakenyuka pe, agakenyuka rwose. Mva nkubwira impamvu. Ubundi iyo ushaje neza, iminsi yawe igeze cyangwa igihe cyawe kigeze Imana yakugeneye, abantu bibwira ko gukenyuka ari ugupfa igihe cyawe kitageze utaramye. Buriya hari umuntu Imana yageneye kurama imyaka 40, iriya niyo ye niko kurama kwe. Hari n'undi yageneye imyaka 80 niko kurama, kuko twese ntituzamara imyaka 100. Ariko reka nkubwire igihe cyawe cyageze, kurama kwawe kurangiriye aho ngaho, ntabwo utungurwa. Byanze bikunze Imana irakugenderera ikagutegura. Kubera iki? Ntabwo yinda kukwiba, irakwiba ndetse iminsi yakugeneye irarangiye. Ikagwita ati mwana wanjye tangira witegure, dore iminsi yawe irarangiye. Ntabwo ikwiba, urabimenya. Ukavuga uti igihe cyanjye numva kirimo kirangira, ugatangira gutegura ibyawe, ugatangira gutegura ibintu byawe, ugatangira kwitunganya, ugatangira. Kandi muri ya minsi yawe Imana ikaba ikurindiriyemo, ntukorwe n'isoni. Muri ya masezerano Imana yagiye guha, Imana ikakurindiramo kuko ufite intego nziza yo gukorera Imana. Muzarebe urugero, iyo umusaza ashaje neza kuko iminsi ye ayibona imbere, kandi kuko Imana yamuteguye neza, ujya kumva baraze muhamagarira abuzukuru banjye n'abahungu banjye baze mbabwira ijambo rya nyuma mbarage, byo bita umurage. Abana b'Imana twebwe rero dutangira gusiga imirage hakiri kare, tugakorera Imana cyane. Ntabwo Imana itwiba kuko iminsi yacu Imana yirinze neza. Noneho hari n'undi utazi uko ibintu bimeze, wajya kumva ngo yarari mu mpanuka ukumva ngo arapfuye. Mwavuganye neza nta kanunu ntaki. Ku bana b'Imana ibyo ntibibaho, ndaguhakaniye rwose, ibyo ntibibaho. Nta mwana w'Imana wasenze neza utungurwa, nta ubaho, kuko ategura ibintu bye neza. Imana irabimubwira, agatangira gutegura, agatangira kubibwira abantu, agatangira kumenyesha abantu, agatangira kwitegura, akanitunganya, akagira uko agenda. Ibi mbivuze mbihagazeho. Hari abantu twasenganye iminsi yabo irarangira, ariko mbona ko iminsi yabo bayiteguye. Hari n'abagiye banseza bati ndumva iminsi yanjye irimo igera ku musozo, none ndagiye. Bibiliya iravuze ngo iminsi yawe Imana izayikurindiramo neza, ntabwo uzakenyuka. Ibi bivuze iki? Mu buryo bubiri. Bivuze ngo iminsi yawe ntuzakorwa n'isoni, iminsi yawe Imana izabana nawe, iminsi yawe Imana izagutwikira, iminsi yawe Imana izahagararana nawe, iminsi yawe Imana izayiha umugisha, iminsi yawe Imana izayikurindiramo. Nta murozi uzabigerageza ngo agushobore, nta byago bizabigerageza ngo bigushobore, nugira gahunda yo gukorera Imana neza. Ngewe nari nzi ko ibi bintu duciyemo bya corona abantu bagiye gukizwa ari benshi, ariko nibaza ariko ukabona umuntu ari inyabije nimugoroba, ukabona umuntu muhuye ari hasinze. Ese ukibaza iyi minsi nta kimwigishije, ukabona umuntu yabona byari bakinguye, nkongera nkirebera abakobwa, nkirebera abasore, nkongera ukibaza se iyi minsi nta kimwigishije koko. Nari nzi ko abantu bagiye gukizwa cyane, ariko nabonye abantu nyine n'isengesho ryabo barasenga, iwa byabigeranye nkongera nkisubira mu bindi, ukumva nta ntego ihari gukorera Imana, ukumva ntayo yo gukorera Imana, ukumva nta ntego ihari bati ngiye kongera gukizwa neza. Reka mbabwire, nanjye nibwira, si we mbwira agiye wenyine, ndagutunga urutoki rumwe, ngewe nitunga enye.
tugire umugambi mwiza wo gukorera Imana. Ijambo rya mbere, izaduha umugisha mu mitsima yacu, izaduha umugisha amajya n'amazi. Ijambo rya kabiri, Imana izaduha umugisha no mu mazi tunywa. Ijambo rya gatatu, nta ngumba izaba mu muryango wacu. Ijambo rya kane, nta muntu uzakuramo inda. Kuvuga ngo nta muntu uzakora ikintu ngo gihombe. Aha ubyumve mu buryo bwombi, ushobora kunguka mu buryo bumwe, ushobora kunguka mu buryo bundi. Icya kane, icya gatanu, ngo muri twe iminsi yacu tuzarama, Imana izaba iri kumwe natwe, izayiturindiramo, izayiturindiramo, izahagararana natwe, izazamura ibendera ryo kunesha. Imana izagira ikirema, Imana izagikomeza, Imana izakorana natwe. Gukorera Imana bifite inyungu. Gukorera Imana, nusoma muri Yesaya igice cya 3:10 hari ijambo rivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iyo wakoreye Imana neza, reka mbabwire, kambahe challenge ntoya, iyo wabibye amasaka usarura amasaka, iyo wabibye amagambo usarura amagambo. Niko Paul yanditse, yaravuze ngo icyo ubibye nicyo usarura. Iyo uhinze ibijumba usarura ibijumba. Ntiwambwira ngo uzasarura amasaka ahantu wahinze ibijumba, ntumbwire ngo uzasarura ibirayi ahantu wahinze amateke. Icyo ubibye nicyo usarura, uko niko kuri. Bibiliya ni ibintu by'Imana, ni amahame. Nugendera mu mahame y'Imana, nugendera mu mahame y'Imana, reka nkubwire, niwiga cyane uzasarura ubumenyi. Nibiga cyane Bibiliya nta kintu itavuga ngo hahirwa umuntu ubibarira, ngo iyo ubibyurira usarura n'ibyishimo. Ntuza gusoma mu mabwiriza y'ijambo rivuga ngo nyanyagiza imbuto yawe hejuru y'amazi, ngo kuko iminsi nishira ngo uzasarura, kuko iminsi iragenda ikarundarunda bya bintu, Imana ikaguha agaciro. Icyo ubibye n'icyo usarura. Niba ufite gahunda yo kubiba amagambo uzasarura ibyo, niba ufite gahunda yo kubiba ubusambanyi uzasarura ingaruka z'ubusambanyi, niba ufite gahunda yo kubiba inzoga uzasarura ibyo, niba ufite gahunda yo guteranya abantu nibyo uzasarura, niba ufite gahunda yo gukorera Imana uzasarura umugisha, niba ufite gahunda yo kubiba amafaranga uzasarura amafaranga. Icyo ubibye nicyo usarura, uko niko kuri. Ufite iyihe gahunda? Uyu munsi ko nakubwiye ngo akira inzu, ko nakubwiye ngo akira, wenda ushobora kuba bitakunejeje, ariko iyo ni password izakugeza kuri. Umunyarwanda we yaravuze ngo gira neza wigendere. Hari n'umuhanzi wabiririmbye hano mu Rwanda aravuga ngo gira neza wigendere, ngo kuko ineza uzayisanga imbere. Ndakubwiza ukuri, niba uri umurozi ukaburoga, niba usambana usambana, itegura ibivamo. Niba ufite gahunda yo gukorera Satani, itegura ibivamo. Ariko niba ufite gahunda yo gukorera Imana, nabwo itegura ibyiza bivamo. Hano nabo njya numva nkumva gahinda karanyije, akicara rwose agatondagira umukozi w'Imana akamuvuga. Ye icyambere ntiyamuhamagaye, aho yasengeye ntaho azi, ntazi nuko byagenze. Uko wicaye kuri mugenzi wawe umuvuga, niko ejo bizakugendekera. Undi akicara akavuga umuturanyi akamuvuga, akamubeshyera n'ibyo atahagazeho. Uko wica ibyo uriho ubiba, numara kurengaho nyuma y'iminsi runaka uzabisarura. Nibikugarukaho rero uzabyirengere, kuko nibyo wabibye. Umubwiriza y'ijambo rivuga ngo aho kugira ngo uvuge cyane, ngo ibyiza nuko wakwicecekera, ngo kuko iyo wicecekeye uregwa biki, kuko ngo uhinduka nk'umunyabwenge. Wakwicecekeye muri iyi minsi ikomeye. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ugiye kugubwa neza bitewe na gahunda ufite. Uragubwa neza ariko no korera Imana. Wakoreye Imana baguseka, ariko Imana yawe igiye kugaragara. Wasenze baguseka, Imana yawe igiye kugaragara. Wafashije abantu, Imana yawe igiye kugaragara. Reka ngubwire, niba ari ikintu wakoze muri iyi korona ukagikorera umuturanyi, ukagikorera umuntu mwegeranye, ntumurye ngo umuntu amugutumeho umurye ubirye ibintu bye, ngo umuntu agutume urya umupfakazi n'umukene. Reka nkubwire, itegure gusarura, kuko Imana igiye kukuzanira ibintu byikubye. Aho wabibye harabibika, ni ahantu hazima. Imana iguha umugisha. Ndifuza gusoza nkubwira ngo Yesu aguha umugisha, kandi gukorera Imana bifite inyungu. Ufite iyihe ntego? Imana iguha umugisha. Wari waraguye, vuga ngo Mwami Yesu ndakugarukiye, umbere Mwami n'umukiza, amen. Hanyuma niba udakijijwe, vuga ngo Mwami Yesu ndakwakiriye nk'Umwami n'umukiza, mu izina rya Yesu, amen. Rero Imana ibaha umugisha, ndabakunda, Imana ibagirire neza. Imana ibaha umugisha mwese, Yesu abagirire neza, amen. Neza, amen. Neza, amen. Neza, amen. Neza, amen.